twizeye ko mumeze neza cyane nk'ibisanzwe. Uyu ni wa mwanya w'amakuru abagezwe mu ruganda rw'imyidagaduro ikaze. Meddy utegerejwe mu bitaramo azakorera muri Canada yageze muri kiriya gihugu tayari. So yamaze kwakirirwa n'abamutumiye ndetse n'itsinda ry'abanyarwanda. Ni ibitaramo byitezweho ko bizahera mu mujyi wa Montreal ku itariki 14 Ukuboza uyu mwaka, mbere yuko ku itariki 15 Ukuboza bizakomereza mu mujyi wa Toronto, naho ku itariki 22 Ukuboza bikazakomereza mu mujyi wa Ottawa. Wow! So ni mu gihe kandi ibindi bitaramo biteganyijwe kubera mu mujyi nka Vancouver ndetse na Edmond byo amatariki yabyo ataratangazwa. Ibi bitaramo Meddy agiye gukorera muri Canada biri mu mujyo w'ibyo amazemo iminsi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho ari kuririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, anatanga ubuhamya ku rugendo rwe rwo gukizwa no kwakira agakiza. Wow. So Philbert Kwizera, umuyobozi wa Career Prime Group Limited iri gutegura ibi bitaramo bya Meddy, aherutse kubwira ikinyamakuru Igihe ko bahisemo kubitegura nyuma y'ubusabe bw'abakunzi b'umuziki wa Meddy. Kwizera yavuze ko ari ibintu bishimishije bigaragaza uburyo umuziki w'u Rwanda ukomeje gutera imbere umunsi ku wundi, ariko binagaragaza ko Meddy akunzwe cyane. So Meddy yaherukaga gukorera igitaramo nk'iki muri leta ya Mayane mu mujyi wa Portland mu mpera za Nzeri 2024. So guys, nk'uko mubyumva rero, harabura iminsi mike cyane ubundi agataramira abanyakanada mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. So bizaba biri no kunyuraho kuri live, aho waba uherereye hose iki gitaramo wakireba, hari uburyo bwo kukireba, muzabikurikirane dushyigikire umusore wacu, umupapa wacu w'umwana umwe rwose. Yes. So Meddy akaba azaririmba nayo na Misigaro Adrien nk'ibisanzwe byamaze gutangazwa n'uzamufasha muri iki gitaramo, ndetse n'abandi bateguwe nyine bari kuri affiche ya kiriya gitaramo. So ntekereza ko ari ikintu kidasanzwe. Abanyarwanda bamaze kubaka ikintu kidasanzwe mu by'imiziki muri biriya bihugu by'amahanga. Ngira ngo niba mujya mukurikirana showbiz umunsi ku munsi, tubagezaho uburyo abahanzi b'abanyarwanda bakomeje kwitabira ibitaramo mpuzamahanga, cyane cyane muri Canada, muri ino mijyi ya Vancouver, Portland n'ahandi. Abanyarwanda bamaze igihe bakorerayo ibitaramo byinshi cyane. So ni intera idasanzwe ku banyarwanda, ni ikintu gikomeye cyane. Ni ikintu gikomeye, bari kugenda bagera ku rundi rwego. So guys, tubashimiye ko mudukurikirana muri benshi, tubashimiye ko mubana natwe umunsi ku munsi. Izi nizo update zari zigezweho kano kanya, turabashimiye naho mu zindi nkuru ziri bukurikireho. Bye.